umunsi wabyutse unyehereza urwandiko uti ngewe ubu ngubu ndi kugana kuri RGB. Niyo mpamvu muri ibaruwa nanditse nabwiye ndi umuntu w'umugabo igitekerezo ni icyanjye ninjye ufite copyright yacyo ndabaca make z'amafaranga nabaciye nk'igiciro cy'umuneke miliyoni 100 zonyine. Constance wari wemereye ubuntu uyigurishije ushaka ubuziturwa ariko se wowe ntabwo wagiye mu bukwe ngo wumve bagwaye mugeni w'ubuntu buziturwa ntabwo aba ari ubuntu. Perezida wacu yavuze ibyo gusoresha amaturo ndakeka ko Rwanda Revenue na RGB mushobora kuba mwaramusubije yuko mutasoresha amaturo. Nzi Apotre umwe ukorera akaboko ndakerekeza yera ko ndi kubona n'urusengero rwe narubona ncunze neza nahumvise muri 2012 na kabiri na kangaye sindi kwibuka neza wari igituro rya miliyoni y'idolari ifunze ituro rya miliyoni y'idolari ifunze ni miliyari 1.1 n'ubu ngubu tuyabaze mu yubu. Muri iyi baroro nanditse mbwira RGB na Rwanda Revenue ndayibwira ngo ayo ni miliyoni 420 yaducitse gutya neza mu isanduku ya leta. Miliyoni 420 ndirukana iryo hembe ituro ry'icaniro, ndirukana iyo kanseri ituro ry'icaniro, arebe mu rusengero cya 10 n'amaturo yo yareke. Ni impamvu kandi ari abatayataxa ni impamvu yumvikana. Abantu bakunda no kudushinja ngo tugurisha impano bazaba abo bazimu babo babirukanye. Kuko tugurisha impano twajya dutanga TVA. Kuko byaba ari ubucuruzi nyine abacuruzi batanga TVA. N'umusoro ku nyungu wa 3% na VAT ya 18% bakabona baha IBM. Ariko hano bazaduca 30%. TPR reka nsome barwa nirukanka ariko sindagera kure kuko ifite page ebyiri. Nshyigikiye byimaze igitekerezo cy'ubushobozi cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame cyo gushyiraho umusoro ku kayabo k'amaturo duhabwa nk'abakozi b'Imana. Akayabo k'amaturo duhabwa nk'abakozi b'Imana ngo navuze muri rusange. Rega nimba nge nta nayo mbona harabayabona. Sindi kujya muri rusange se bivuye ko mubona akayabo duhabwa nk'abakozi b'Imana bagipane kode. Reba nk'umukozi w'Imana w'umunyamahanga aje muri stade ituro rya miliyari rikaboneka akarijyana Rwanda Revenue dakuyeho. Aha rero muri iyi nyigo n'umushinga wanjye navuze ngo umukozi w'Imana w'umunyamahanga naza nashaka ko ibitangaza zura bapfu ituro hawe 50% agomba kurisiga muri Rwanda Revenue. Nago yatkurirana indege atarisize nago binashoboka. Oya byanafuma ahubwo bayamwaka bakahereza bakayatsaranganya abakozi b'Imana bazezengeye. None se hari umupasiteri mu ADPR wakubwiye yuko burya ayahembwa badakuraho umusoro wa Rwanda Revenue akaba ati rwose bahita bayama. Uyu bari abakozi bose baritanga bakurikiza amategeko yose y'igihugu. Nandi kubaza umupasiteri hano kugira ngo wumve ko biri TPR bayitanga. Rero nanjye rero bikiri kera amatura kiboneka nigeze ukwezi kumwe kubona amatura ya miliyoni 4. Ntago yaje ngajye kuri konte y'urusengero yaje kuri konte yanjye njewe. Hari undi munyarwanda uzinjiza miliyoni 4 atasoze. None wabonye ko biri ibyita ibihembo by'umukozi. Hari undi muntu uzi ugira salary ya miliyoni 4 utayisorera. RGB na Rwanda Revenue Authority kugira ngo babihurireho babiha umurongo ko haga ibyo byabura umurongo byahabwa. Ariko njewe hari proposal iri muri projet umukozi w'Imana wese usengera abantu bakamuhituro agomba kuregisteringa RGB kamuregisteringa. Hano nanditse imbuto ni rya jambo Yesu yavuze ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Hano bazajya bashyiraho rating itangwa na RGB y'uburyo ibintu usengera bisohora. Mwidukinisha ibintu byo kutubekebeka ntago nge bishaka. Urugero nimba rasengeye abantu 100 bose babwira ngo murabyara ntibabyare. Uretse no kuba ayo maturo uzayabasubiza. Ariko bazakuretinga ko imbuto zawe ari 3%. Mwani magambo abantu 100 wasengeye 3 nibo bonyine byasohoye. Kandi iyo rating ugomba kuyandika kuri form terimo amashuri. Tandajya mu mbuto gatwa ngo gukiranuka ngo kutabeshya zira mbuto nagariso ya sorgoma yise muzabamenyera ku mbuto zabo nuko byasohoye cyangwa bitasohoye. Akuza abashumba n'ababishop bazajya mu ijuru kandi barya abana. Toreke ibyo bintu gye mukabimbaze ba Samson ijuru muzari basangamo mu Bible ntago banditse mu ntwari zo kwizera. Samson yanditsemo ntiyanditsemo, Dawidi yanditsemo ntiyanditsemo, ntago bari abana se cye mujye mumva magambo make n'imbituro bari gufungira kinyamubiri. Ibintu by'ituro nabyo mubizanemo paritiri iri giscientifique, otherwise kubafunga bwo bazabafunga. Kangaha bavuga ngo igisengerwa ni umuntu afite iduka ririmo inyatsi azandika ngo inyatsi mu iduka. Mukobwa batagitereta gisengerwa gikundiro cyemeza yuko urwaye nta ujya ntereta.
kizemeza ko wakize ntunze abasigaye mfite abantu benshi bantereta oya ahubwo nuko warongowe bagukiza mu rugo ko abanyabamutereta kwaza ikibazo rero cy'abantu badakizwa ngo bya bintu ngo bibaye mu bucuruzi ibaze ituro ryari risanzwe ritangwa ariko kuba hagiye kujya hatangwaho umusoro bibaye ikibazo kandi pasiteri gusengera muri ADPR aba yasoze ugusengera muri Anglikani donc salary yiba yasoze ariko uri kumva rega abantu banze bumve ngo wowe uri gusengera umuntu akaguha ituro peke yako donc riri transit ritajya mufuka wawe ryandika bisubita uko mu mufuka ryayindi uhita uca ku isoko kagura inyama wowe by'igihugu menya neza ko wowe by'igihugu mani magambo abaprofete tumaze imyaka myinshi twiba igihugu. Yes, reka nanjye ngusuza udukurikiye ku Isezerano TV ni byagace gukomeye cyane kubagarutse kuba natwe mwanya nk'uyu nguyu. Ndagusuje kandi ngushimira kuba warahisemo iyi channel kandi tuza inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye yaba bari hano mu Rwanda, mu Burundi, muri diaspora zitandukanye yaba hano ku mugabane wa Afrika, Amerika, Asia, Australia ndetse ni Burayi. Mwese amahoro Nyagasani abane namwe. Kuri kamera ndi kumwe na Haji Mutabazi. Ukunda matiko ka Haji twakongera. Ukunda matiko. Assalamu alaikum. Kudasubiza si utangije ayo matiko kudasubiza. Barasubiza ngo wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ushobora gusanga mbivuze nabi byose ariko simbyita. Ariko assalamu alaikum harya biravuga ngo amahoro iki bivuga shalom buri utagiye kure amahoro nk'ibyo na amahoro na amahoro burya. Umuntu umwe yaravuze ngo tekinike y'iri mutazi ijambo rya mbere umuntu akubwiye uri musubiriramo mu ndimi zose. Tekereza indimi zose uhuye n'umuntu bwa mbere mutaziranya wamubwira ngo iki? Jya mu Gifaransa wamubwira ngo iki? Bonjour. Nkagusubiza bonjour. Hahita nigendera gira ngo Igifaransa ndakizi. Jya mu rundi rurimi nta kibazo. Good morning. Good morning. Jya mu rundi rurimi nta mutaziranye nta jambo watangiza. Mwaramutse nuwa ngo nta jambo watangiza mu gishira umuntu akanga ni ha tuvuga ni ha ariko iyo ugeze ku ijambo rikurikiraho utarirukanka hari igihe bakuvumbura. Ndahari rero tangazo rya mbere Yesu ni umwami koma mu mashyi simbuka gatatu akira igitangaza cyawe. Tangazo rya kabiri na Muhammad nawe na Muhammad nawe no umwami ngo bana muri ayo matiko ngewe aho mbaye ukubizi. Yego uyu munsi waje wabaye Haji nawe Haji niba ari shehe nabaye we gute vuga uti uyu munsi waje wambaye neza nta ibindi renzaho ni ibintu bishingiye ku bujiji. Abantu bakize hariya mu bujiji bwabo bati abambara gutya ni bano abambara gutya ni bano twese tumaze iki oya vuga uti wambaye neza. Ariko rero nyine ntago twabirenze ingoyi umuco wacu tuzi kuwambaye guca cyo nyine ari uwo kwanuza kwa Muhammad. Kambe nkuretse se Muhammad ubundi uramwemera? Ndambaye gusa. Muhammad uramwemera se? Muhammad uramwemera? None se reka nkwereke. Yesu umwemera kubera yuko ujya wihina ahantu ukumva ijwi rye. Sibyo? Yego. Kuko ngundi namwemera namwumvishe se byibuza yarabayeho mu kiragano nanjye nabayemo se. Ibyo byasaba kujya mu bitabo by'amateka nkashaka n'abanyamateka. Ariko iyo bigeze mu kwizera biganisha ku Mana twemera ivuga igakora. Nuko wari wisanishije nabona aringiza ngo araho muhurira. Yapfuye amatwi yo ntago njya nkorana nayo. Hari ijambo Yesaya yavuze ngo ugutwi kwayo ntago kwapfuye ngereke kumva. Kandi n'akanwa kayo karacyakora kugira ngo ivugane natwe. Haleluya. Yumvishe burya yanavuga. Amina. So mu by'ukuri rero ibyo sinjya mbijyamo cyane nkunda kwambara nk'abantu bo muri Middle East. Cyane ko kuri nge bibari bya gihanuzi. Yo nambaye gutya mba numva yuko nambaye nkuko baburahamu bambaraga. Byanga biko ntago bambaraga ikoboye nk'iyo wambaye. Ibyo byo mbizi neza. Wenda niyo mbwo ntaba ntari shuwa neza imyenda bambaraga. Ikoboye ntiyari irimo. Nasi iyo ngofero yari irimo? Iyo ngofero yari irimo? Iyo ntwaye imodoka nibwo nambara cya kiremba cyanjye n'urugore. Ariko birabyo byabaga birimo. Niyo mpamvu Mose yavuga ku musozi wa Sinayi. Kugira ngo ubwiza butica abantu yahitaga afata cya gitambaro cyo mutwe gahita kimanura mu maso. Wowe ko wambaye hari igitambaro ufite wamanura mu maso rakoze. Ariko ibyo ngibyo kubyambara si itegeko nta nubwo bangu byambaye niwe muntu w'Imana kurenza abandi. Nuko kuri ngiye biri prophetique. Ikindi nkunda kubwira abantu ngewe ntaga abantu bose bambara amakositimu ari imbwa ariko imbwa zose twawe zambara costume. Nta wenzi wambara nkuko nambaye.
cyangwa reka mbihinduye imvugo reka nyihindureho gatoya. Nkunda gukurikira abantu bo hanze, nkakurikira batandukanye abo muri Amerika, mu Burayi no muri Middle East bose. Muri bo abantu bimbwa nabonyemo ntago bambara iyi myenda nambaye. Iyi myambaro abantu bayambara baba bafite ibintu bizera, bemera no gupfira. Nicyo kintu wanyikundira cyane. Abafite ikintu yemera no gupfira. Ubu usanga bafite indangagaciro runaka. None rero byahuzwa nuko n'abatubanjije ariyo bambaraga b'abahanuzi. Havuga nti igihe numva bindimo kuyambara nzajya nyambara abazimu bapfire rimwe. Kandi bari ntago nanayigurira ahantu buri atari ku musigiti Nyamirambo wapi. Ntago najya mu twatuduka two ku ruhande nigira ku cyicaro cyayo. Ariko byo ntago aricyo kibazo. Nkunda kwambara gutya nkunda. Ariko nanone harimo ikibazo kimwe giteye gutya. Apotre nibe ushobora kuvuga uti ngewe iyi myenda abantu bayambara ndabemera kuko aho bikomoka bivuga abahano burya suka banyereke cyane. Ndavuga aho bituruka. Abantu bambara imyambaro nambaye. Ushobora gushakamo imbwa ukabonamo nke. N'abantu b'abagabo, n'abantu bafite ibintu bizera. Uswa n'umuntu muhura amubaza ibyo yizera ngo mane nginote mwana dukore iki ngo hari mangahese. Umuntu ukasanga nta kinazira, nta cyaziririza, nta kiri haramu kuri we, byose bese ni umukafiri wuzuye. Rero byari ibintu mba numva binyinspira. N'abantu mba mbona bafite ibintu bemera kandi bahagararaho bakabikomeraho. None mu mwambara amakote byabananije iki? Ibyo ntago nabyinjiramo cyane ko n'abanyamakote bose atari ikibazo. Ariko wavuze ko ari bo benshi. Okay, ikintu cya mbere hari ikintu nigeze kukubwira. Nakubwiye yuko abadeperi bazarimbuka bazajya abagatolika bazajya mu ijuru nibo benshi kurenza abadeperi. Ngusobanura n'impamvu. Ariko nibinakuraho yuko n'abagatolika bashobora kuba bazarimbuka ari benshi kurenza abadeperi. Kubera iki? As simple as this, ADPR igira umubare muto ugereranyije n'abagatolika ku isi niho mvuga. Kuko abagatolika mu isi yose ushobora gusanga bari miliyari. ADPR nabo mu Rwanda nyine wenda bategereho n'abarundi wenda hitubara miliyoni zitarenze 10. Yego. Rero miliyari na miliyoni 10 ni ibintu bitandukanye. Yego. Biroroshye rero ko muri gatolika Imana ibonamo abageni miliyoni 30 mu isi. Uyu munsi agarutse uyu munsi mu bakiriho niho muvuga. Ariko ntago miliyoni tuyabona muri ADPR kandi umubare ubwabo batawugejejeho. Niyo mpamvu ushobora gusangamo naho ushyize kuri pourcentage benshi muri gatolika kanabonamo barimbuka benshi igihe cyose babaza utabariya kuri pourcentage. Naho ushyize kuri pourcentage. Ubwo nange gusobanura impamvu imbwa nyinshi zambara amakote nuko amakote yambarwa na miliyari nyinshi. Uyu mwambaro nambaye ukambarwa n'abantu bake mu isi. Bashobora kuba wenda batanageze kuri miliyari. As simple as that. Hai. Reka duhita twinjira rero mukiri mu magenzi yawe. Umunsi wabyutse unyehereza urwandiko uti ngewe ubu ngubu ndi kugana kuri RGB. Nari ariko mu kiganiro cy'ubushe nabi bavuze kandi ikindi ngewe mvuze ikintu ndanagikora. Nshimira n'abantu ushize nabwiye ko nshaka abantu 5 bagura ibitabo 4 nari nababwiye uretse agatanga 20 ikaba 100,000 maze kubona abantu 3. Yes, surumva atari ibintu bizima. Undi umuntu w'umugabo. So nabandi 2 ndabategereje. 2 Chano yose nzatanga rero yatangazo nkaburamo abantu 5. Nzayicikaho ubundi se mba njya gukora iki? Barampemba ndya yose. Banyishyurira inzu genda. Nigute naba mfite ibitabo 40. Mukambwira ko mu nkunda nta gitabo na kimwe muragura. Nanjye nkajya ngaruka guze mbaje gukora iki? Si nk'ibyo byose se. Cyaje ubwo twari dutandukanye naragiye gutya imvura imfatira Kabuga. Mvaho noneho nje kongera gushaka gutega kubera yahise. Nkura n'umuntu w'umuyobozi arya abayobozi bo mu gihugu bagenda muri TXL ariko urumva ko yari umuyobozi. Ari muri TXL umushoferi amutwaye abambonye mu muhanda ubona ukagira ngo akubiswe n'inkuba. Ahita kuramo ibiganza gutya. None uko yagendaga gake ariko nanone bari mu muhanda batari buhagarare ahita ba ngo mugabe ngo ntago tuziranye ngako mutaba ngo ndagukunda ngo uvuga ngo gira ukuri cyane. Tangaza. Ntacyo nanjye bwa aho ari yumve ko mukunda. Ariko nawe wansuje ugenda cyane kuko nagomba guhita nanjye nkubwira ngo
kanda ku kanyenyeri ni uri urukundo rwacu n'abadukunda cyane cyane nk'aho bagera muri TXL bigomba guturana n'akanyenyeri burya niho hari ukuri kuzuye ibindi wari ukuryaryana bari amagambo umuntu akakuryaryana nawe ukamuryarya ngo ntacyo bintwaye ngo nta nicyo bimbwiye ariko burya biba bikikubwiye ariko nta kibazo ndamushimiye yuko yabashije kunsuhuza ariko burya na ntuza rero ngo ijambo ryiza ngo ni muri umuna w'Imana oya naramushimiye umuntu ukubwiye ko akanyenyeri n'urwenya mbashyizemo ntabwo n'urwenya mbashyizemo muri kuri iki gihe umuntu utinya kuvuga akagukunda kiba ari ikintu gikomeye oya none akagukunda ari muri TXL ye nshyashya yahawe n'inshingano ahagazemo burya aba ari umuntu muzima niko kuri yego dufite abadukunda impande n'impande mu kanya nahuye mu marange ndi kwirira ipirawo nahuye n'uwitwa ngukira nawe n'umuntu mu Budage mu gace kitwa reka nkavuge yambwiye ngo habaye abantu benshi bankunda cyane ariko none hora ndaje mbibona ariko twinjiye mu kiganiro karamawe ni Frankfurt tukomeza oya nayo gace numvishe ntakazi rimwe mu nakanditse namubwiye ngo akanyandikira kitwa Kaiserslautern yabivuga yiruka nkagira ngo byanditse byoroshye kumbi Kaiserslautern mu Budage ushobora gusanga utanabisomye neza ariko abantu babyumve gutya ariko nuko byanditse uretse ko nagerageje no gusoma Kaiserslautern K-E-I-S-A ni inyuguti nyinshi cyane ariko nyine ngo ni mu Budage ngo hari abantu benshi ngo bankunda bya hatari ngo badashobora kurara kuri iki kiganiro cyanjye abo ngabo rero nabo Imana ibahe umugisha tuba dufite abantu badukunda hirya no hino kandi tuba tubagomba ibintu byiza promotion urumva ko isigaje abantu babiri ni ibitabo bine nguha harimo icyitwa African Poverty the Choice harimo icyitwa mbibaha soft copy byose mujye munyihanganira African Poverty the Choice Rich in 6 months ikindi ni iki Instant Deliverance icyakane ko ni iki cyakanera kibagize gute se nakibagirwa icyakane ni cya kindi cy'ikinyarwanda gukira ibintu by'amahame ya Bibiliya yego amahame yo kuba umukire ukoresheje Bibiliya ibyo bitabo bine rero mbikohereza kuri WhatsApp yawe ka 2020 byawe ndashimira ababashije kubikora kandi bakanambwira ngo ibitabo utirwa biduha ko ntabwo twabona umwanya wo kubisoma cyane ko hari n'igihe usanga umuntu akubwira ati njye no gusoma buriya bijya bingora ariko iyo umuntu n'ubundi akanza akanyenyeri atari bunabisome nuko aba yemera amavuta kuri akavuga ati n'ubundi niyo naba ntabisomye umugisha w'Imana wangeraho ndahari ngo bimeze bite bibutse nimero bari abo babiri basigaye tubana tubaza 8839513 nyandikira kuri WhatsApp ngo ibitabo shyiraho 20 Imana igakomeza ikitwa Imana niko kuri ubushize rero tubwiye uti ngewe leta nayemeye consultance n'ubuntu buziturwa ariko muri comment hari umuntu wanditsemo uri muri Amerika w'umubishop w'umudocteri arambwira ati ntuzabayera ubuntu uzayibagurishe niyo mpamvu muri ibaruwa nanditse nabwiye ndi umuntu w'umugabo igitekerezo ni icyanjye ninjye ufite copyright yacyo ndabaca make z'amafaranga nabaciye nk'igiciro cy'umuneke miliyoni 100 zonyine consultance wari wemereye ubuntu uyigurishije ubuntu buziturwa ariko se wowe ntabwo wagiye mu bukwe ngo wumve bagwaye mugeni w'ubuntu buziturwa ntabwo ari ubuntu ntabwo ari ubuntu ariko nyine icya kabiri ndashaka kubatoza kumenya agaciro k'igitekerezo the value of an idea cya gatatu miliyoni 100 ni iki 100 millions c'est quoi miliyoni c'est quoi RGB nyishyuye miliyoni 100 uyu mushinga nkawubandikira neza nkawubaha nkanawubihera burundu babaye ikise aya mafaranga ntabwo bayarekura atanyuze mu isoko none se bitwaye iki nese hari undi muntu turwana isoko ryo gutekereza mu Rwanda hase niwe utekereza ubona mutekereza nanda kubaza ariko bari hari ariko nyine tu gutekereza manza abantu bamwe batekereza gatonekara cyangwa se wenda binavunana rero nkatwe twabyihebeye ntacyo bitwaye ikindi se bibaye isoko ubundi umuntu yari we wazanye igitekerezo ntabwo bijya mu isoko mwana hari icyo bita marché gré à gré ntacyo bitwaye
nese igitekerezo reka ugiye kugifata byakitwa ko unshishuye muri ntuza babyita plagiar. Ubu ufashe igitekerezo cy'undi muntu, umutungo harya babyita intellectual property. Yego. Igitekerezo cyo gusoresha amaturo ni intellectual property ya Mutabazi. Ariko ntago ariho kuko na president yabikomojeho. We yavuze igitekerezo munyapolitike. Un projet development ya projet rero. Ni Mutabazi. Ariko urumva nawe nyine wowe icyo wakoze ni development, ariko ikindi cyari cyaratekerejwe. Oya uriya mugabo ni intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru zabaze beyata. Igitekerezo cye kirafatika. Noneho ikintu ishyize nano mu ibaruwa nababwiraga ni perezida wacu yavuze ibyo gusoresha amaturo. Ndakeka ko Rwanda Revenue na RGB mushobora kuba mwaramusubije yuko mutasoresha amaturo. Ndababwira ni ibyo bintu biri mu bushishozi. Toute façon perezida yaravuze ngo nzabwira ababishinzwe biga uburyo twasoresha amaturo. Ntekereza ko abashinzwe gusoresha amaturo ari abantu babiri, RGB na Rwanda Revenue Authority. RGB na RRA. Si abantu se babiri bashobora guha umurongo ubundi akaba ari Rwanda Revenue, ariko wenda kugira ngo bihuze n'imyizerere kame bakabinyuza muri RGB. Yes. Rero nge ndanye ndavuga ni nge ndi gukeka ko mbatekerereje nishyizemo ko mwamusubije cyangwa muteganya kumusubiza, mwamubwira ko amaturo atasoreshwa. Biri mu bushishozi, ariko nanone ikitasoreshwa tugiye mu bakora ino ba mbere ibice 9:7-16 dukunda kwasoma hano. Handi yavuze ngo ntimuzi ko abakora imirimo yo mu rusengero bagabanaga ibyo mu rusengero, batungwaga n'ibyo mu rusengero, n'abakora imirimo yo ku gicaniro. Ariho nakubajije ni ko abakora imirimo yo mu rusengero tubaza ari Izayi n'abandi bose bariya bose. N'imishara yabo kugiye kuidanodinga wayibona. Na kontra zabo ko bazifite. N'ibindi byose bitandukanye. Ariko si wagutuma abakora imirimo yo ku gicaniro wambwira ko ari bande. Ntago twabamenya, barahari ariko ntago tubazi rero. Ndavuga ni icyo perezida yavuze ni ukuri. Amaturo yo mu rusengero yo ntago wayasoresha. Ushatse kuyasoresha byagusaba no gusoresha amashyaka ku misanzu aba yakiriye, ariko amaturo yo ku gicaniro wayasoresha. Urugero, nzu Apotre umwe ntandakara cyangwa ze kumamagara, nsiga muri bigano mukampamagara cyane, undi ko mudaheruka kumamagara kandi tuziranye ku cyo mwibutse kumamagara nakoze ikiganiro kibakomozaho. Nzu Apotre umwe ukorera akaboko ndakerekeza yera ko ndi kubona n'urusengero rwe narubona ncunze neza. Nahumvise muri 2012 na kabiri na kangaye sindi kwibuka neza, wari igituro rya miliyoni y'idolari ifunze. Ituro rya miliyoni y'idolari ifunze. Ubwo niyo yubatsemo urusengero ni miliyari 1.4 n'ubu ngubu tuyabaze mu yubu. Niyo yubatsemo urusengero. Muri iyi baroro nanditse mbwira RGB na Rwanda Revenue ndayibwira ngo ayo ni miliyoni 420 yaducitse gutya neza mu isanduku ya leta. Miliyoni 420. Kuko uyu musoro ndi kuba proposa kuzashyira ku ituro, reka turyite mu bundi buryo buri bwumvikane neza, ituro ry'abahanuzi. Birumvikanye noneho neza? Yego. Nwango inyigo yanjye igaragaza uburyo ituro ry'abahanuzi ryakurwaho umusoro. Ntago ndi kuvuga amaturo yo mu rusengero. Mutandukanye ibintu bibiri na Pawulo yabitandukanyije. Amaturo yo mu rusengero n'ituro ry'umuhanuzi cyangwa se iryo yise ituro ry'igicaniro. Ndirukana iryo hembe, ituro ry'igicaniro. Ndirukana iyo kanseri, ituro ry'igicaniro. Ari yo mu rusengero cya 10 n'amaturo yo yareke. Ni impamvu kandi ari batayataxa, ni impamvu yumvikana. Iriya ni imiryango idaranira inyungu. Yego. Niyo bayiseshe ntago bagabana amafaranga. Ahabwa indi miryango. Ayo mafaranga rero y'abadaharanira inyungu ntago wayakuraho umusoro. Ariko uzarebe n'urugero, amaturo mutanga ntagace akurwaho umusoro. Ariko iyo agiye kuba salary z'abapasiteri ba ADPR, n'urugero mfatiye kuri ADPR, nta mupasiteri uhabwa umushahara batakuyeho TPR. Nuko nabonye mu ibaruwa nakozemo amajabu nandika TPIR. Nabibonye ndi kuri moto nje hano kubwira cyane ikindi kibazo. Akashabye nta kibazo kirimo, namwe nimukigira ibitangaza cyane. Nge ndi secrétaire.
ngiye ko nshinzwe gutekereza nshinzwe gukoresha faute d'orthographe ngiye ni guto ngiye nkoresha faute d'orthographe ni guto sinye utasomye ibyo secrétaire yanditse icyo mvuga nta musoro witwa TPR ubaho haba witwa TPR ubwo rero ibyo ngibyo ndabikosoye kandi naha ngaho urabizi ko umuntu akora icyaha bamufunga pour dire que nanahakosoreye nabyo biri valable siko kuri se Imana ni nziza haleluya ndikumva Imana nimumvugire ngo Imana rero abantu bakunda no kudushinja ngo tugurisha impano bazaba abo bazimu babo babirukanye kuko tugurisha impano twajya dutanga TVA kuko byaba ari ubucuruzi nyine abacuruzi batanga TVA n'umusoro ku nyungu wa 3% na VAT ya 18% bakabona ba IBM wa 3% se n'umusoro ku nyungu n'umusoro ku nyungu bikaba 21%. Rega nakoze amasoko ya leta ndabizi ariko hano bazaduca 30%. TPR yes umusoro ku mushahara okay hari uw'10%, hari amafaranga atanga 10%, aratanga 20%, hari natanga 30%. Ndaje mbasomere hano byo nakuye kuri website ya Rwanda Revenue Authority. The tax rates for withholding nasarero kwingana. Yes. The tax rates for withholding tax on employment income have recently been updated and are expected to significantly impact net income. This change follows the effectiveness of the law provision within law number 027/2022 nimero 027 agakoni kaberamye 2022 of 20 October 2022 with establishes taxes on income with tax is withheld like rekawenda nihute ngere kuri iki paragraph niyo nashakaga according to article 56 ubwo ni article yari irategeko nyine navuze for the first year following the commencement of this law ubwo ni 2022 nyine the tax rates were as follow 0% for income between 0 and 100 Rwandan francs salary byarazamutse hagati ya 0 n'ibihumbi 60 nexoner ubundi byari kuva kuri 0 kujya ku 30 hagati y'ibihumbi 10 hagati y'ibihumbi 60 n'ifaranga rimwe buri umukoresha akugiriye nabi yabagwemba 60 bavuga ngo umushahara wawe ni 60 n'ifaranga rimwe bigahita biva kuri 0 bihita byikubita muri 20%. Aho ngaho bagomba kujya batanga 20% mu mwaka wa 2022 the first year following the commencement of this law kuva ku bihumbi 100 kuzamuka kugera ku mafaranga yose abaho wayahembwa ari salary yagomba kujya atanga 30%. However provisions for the second year noneho umwaka wa kabiri ari wa 2023 kuzamura nyine ni 0% kuva kuri 0 kujya ku 60, 10% kuva ku 60 kugera ku 100, ndetse na 20% kuva ku 100 kugera kuri 200, ndetse n'ibihumbi na 30% kuva ku 200 kuzamura. Bivuze ngo iyi projet niba yemeza mu yandi magambo bakanyishyira na miliyoni 100, biravuze ngo umutumishi uzarya ituro riri hagati ya 0 n'ibihumbi 60 azajya rirya nyina birangiriraho. Umutumishi bazajya baha ituro ry'ibihumbi 60 kugera ku bihumbi 100 ahita afata ibihumbi 6 donc 10% ryayo nimba ari ibihumbi 100 afata ibihumbi 10 ayohereze kuri Rwanda Revenue cyangwa se ubundi ntagaruka kwezi ni kurangiza dekara ngo ifashe ubundi uvana kuri ubundi ukuntu bayibara TPR uva kuri 0 ukajya kuri 60 ukaba exonere nimba ari ibihumbi 100 bagafata ku bihumbi bafata 100 bagakuramo ya 60 bagasoresha 40 niko TPR bayibara nuba ngo 60 ya mbere ntago basoreshwa nimba wenda ufashe ituro ry'ibihumbi 150 okay 100 170 bazajya bafata 60 ya mbere batayasoresha yego reka mfata ibihumbi 140 30 ya mbere nimba dasoreshejwe mu 140 asigaye arahita fallinga muri rino 10% bibihumbi 8 siko kuri hoye
ni ukugera kuri 200 nibyo no ni ukuvuga ngo 60,000 yego okay ntago turabahanga ba taxation babyumvisha ariko ibyo babyumvisha gusa ubwo bazaplika nyine no tegeko risanzwe ririho ntago ari gukora itegeko rishya yego noneho ubwo wenda icyo ushaka kumbaza wambaza uti amaturo y'abakozi b'Imana paniki na tepere noneho tukajya muri Bibiliya tukabisasanura siko kuri jya muri Bibiliya witubwire rero utubwire ukuntu bifite icyo bipfana n'imisoro n'ibiki byose muri iyi baruwa birimo ariko n'abantu b'abasaza bajya bareba gutyo ukagira ngo ari guhengereza atari neta akabanza akayimanura hano rero nanditse ndavuga ngo okay reka mere wenda hehera reka nsome ibaruwa nirukanka ariko sindagera kure kuko ifite page ebyiri nanditse ndavuga ngo nyakubahwa Chief Executive Officer Rwanda Governance Board RGB Remera Kigali Rwanda impamvu gusaba kwemeza umusoro wa TPR ku ituro rihabwa abahanuzi iryo Paulo yise ituro ry'icaniro nyakubahwa muyobozi ku bantu bazi baruko ibice bitatu bigira iyo introduction nyakubahwa muyobozi mukuru wa RGB nje ubandikiye iyi baruwa ndi umunyarwanda ukunda ubuyobozi bwiza bw'u Rwanda kandi ushima ibyagezweho nshyigikiye byimazeyo igitekerezo cy'ubushobozi cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame cyo gushyiraho umusoro ku kayabo k'amaturo duhabwa nk'abakozi b'Imana akayabo k'amaturo duhabwa nk'abakozi b'Imana ngo navuze muri rusange rega nimba nta nayo mbona hari abayabona si kujya muri rusange se bivuye ko mubona akayabo duhabwa nk'abakozi b'Imana ba gipantekote umuntu muri ebere wamurenganyije afata umushahara agataha abanyempano nibo ibyo bintu by'ituro bifitanye na bisano twakomeje apostle bishops pastors n'abaprophets nkuko mubibona ku mugereka w'ibaruwa n'abahaye inyandiko form yajya yifashishwa buri uko umuhanuzi agiye kwaka ituro iyo yafatwa nk'amasezerano y'umukozi n'umukoresha ndakomeza icyo bita development ya ibaruwa ariko se apostle ni gute umuntu yajya kugusengera ndafata paragraphe kandi agiye kugusengera koko ngiye gusoma muri Bibiliya noneho tureba aho nabishingiye noneho turebe nuko bihagaze siko kuri yego nyakubahwa muyobozi mukuru wa RGB nubwo ubusabe bureba n'abapfumu n'abavuzi ba gakondo ariko munyemerere nkoreshe inyandiko za Bibiliya kuko arizo dushingiraho twaka ituro abatugana ngo tubasengere twakomeje yego irya mbere ndashimira ubuyobozi bw'u Rwanda n'inzego muri rusange kuba mutaravuze ko ituro umukozi w'Imana yakiriye ryose rigize icyaha ahubwo mukavuga yuko bibi icyaha iyo icyo uwo mukozi w'Imana yasezeranyije umuntu ajya kumwaka ituro birangiye kitabayeho ibyo mukabyita kwiyesha ikintu cy'undi binyuze mu buriganya rero nongeye muri Bibiliya Mose abwira Abalewi ko amaturo bahabwa ari laborers wages ibihembo by'umukozi turabisoma mu kubara 18:31 ngirayo kubara 18:31 kubara 18:31 abakozi b'Imana bo mu mahanga mpereye kubona ibuka nawe wambwira abandi Evode ndibuka Pastor Kayanja zahari aryaje ku mahoro kuri Petit Stade Kayanja ibitangaza bagakoreka ahace imyaka myinshi ariko yaraje ntago mbyibuka neza kandi ituro ryaratanzwe yego reba nk'umukozi w'Imana w'umunyamahanga aje muri stade ituro rya miliyari rikaboneka akarijyana Rwanda Revenue dakuyeho kankubaze amafaranga yo tubikwishyura nta mafaranga babanza gukuraho muri Amerika ni kangahe kwijana hafi 30%. 30%. Aha rero muri iyi nyigo n'umushinga wanjye navuze ngo umukozi w'Imana w'umunyamahanga naza nashaka ko ibitangaza zura bapfu ituro hawe 50% agomba kurisiga muri Rwanda Revenue. Ntago yatkurirana indege atarisize. Ntago binashoboka. Oya byanafuma ahubwo bayamwaka bakahereza bakayatsaranganya abakozi b'Imana bazezengeye. Even by logic ntibinumvikana. Nese ni gute wava muri Amerika ukaza ugakira wenda ituro rya miliyari 3 bishobotse kuribona. Nuko kuri indege ukarijyana. Oya sigaho mwa. Uziko n'abantu babwirije bagakizwa ariko dusigara turi kubashumba. Cyenda gakeya. Cyenda gakeya ntago agomba kurijyana. 50% Rwanda Revenue izagira isigarana.
ku mukozi w'Imana w'umunyamahanga. Kono bari hatarera. Grace Rubega aherutse kuza muri BK Arena. Ituro batanze kirya gihe. Mutabazi nayo kuba mahagaze 50% bahita bayakizaho. Amanuka harya ni Kimihurura. Rwanda Revenue itera akamodoka kayo babara abadiakoni bayabara. Bahereza revenue. Cyangwa se ayo mafaranga akajya kuri account y'itorero. Ibyo byo nakweretse ko itorero ridasoreshwa. Ariko nimba ari buhita ajya mu mufuka wa Grace Rubega. Wa Pastor Kayanja, kandi Pastor Kayanja wenda mwubaha cyane urabiziko namukunda. Ariko kumukunda ni kimwe, kuba yakira ituro rya miliyari mu Rwanda atagomba kurenga gatuna ataduhaye mu miliyoni 500 ni ikindi. I'm serious about that. Urabizi iyo mvuze ku mafaranga mbaseriye. Iyo gize ku mafaranga mpita mbaseriye. Ibintu bundi bibiri mbaho seriye. Imana imbwiye ikintu ntigisohore n'umurimo nawe uhagarika. Kubera mbaseriye cyane ku kintu yobanga Imana mbwiye ikintu nkabona nsigara ndi kukirunguruka ko cyasohoye. Erega ntago nje nimba Mutabazi mu buzima bwanjye bwite ntabeshye. Kuki Imana aza kumbeshyeramo. Niyo ngeze ku mafaranga rero mbaseriye. Kandi nahageze ariko. Handi wahageze nsomera. Kubara 18:31. Ariko igitabo cyo kubara manza mutagisoma. Ese ubundi murabara? You don't count ubundi murabara. Soma. Haranditse ngo mujye mubiriraho mushatse hose ubwanyu n'abamazu yanyu, kuko ari ibihembo byanyu muhemberwa imirimo mukora mu ihema ry'ibonaniro. Kuko ari ibihembo byanyu biriya cyongeza bango it is the rebelers wages. Ni ibihembo byanyu. Nwanga barewi ibyo bahabwaga bategekwa gukuraho kimwe cy'icumi cy'icyo kimwe cy'icumi bakagiha Aroni, barangiza ngo ibisigaye bakabiriraho bashaka. Kuko ari ibihembo byabo by'imirimo bakorera mu ihema ry'ibonaniro. Noneho rero mu Rwanda ninde mukozi wundi uzi uhabwa ibihembo, icyo bita salaire, icyo bita wages, ntatangeho umusoro? Hari undi uzi? None se hari umupasiteri muri ADPR wakubwiye yuko burya ayahembwa badakuraho umusoro wa Rwanda Revenue? Akaba ati rwose bahita bayama. Uyo bari abakozi bose baritanga. Bakurikiza amategeko yose y'igihugu. Nandi kubaza umupasiteri hano kugira ngo wumve ko biri. Uyo TPR bayitanga. RCCB barayitanga. Harya ngo byatangijwe na Tom. Ninde wabitangije? Ndibuka ko kera batabikora. Sinzi umuyobozi ngo wabituyemo neza. Ubwo nabyumvishe gice. Ke social igomba gutangwa ariko. Okay, tutabijyamo. Ahubwo gusa numvishe ko hari igihe bitari binogejwe neza, akagira umuyobozi wajeho akabinoza neza, bose bakabona amakontra, bose bagatangirwa ke sociale. Ubwo nimba wabikoze nyine Imana imuhumugisha kuko yagize neza. Okay, none umva ukuntu ibyo bintu bitari logiko. Ni gute abapasiteri imishara bahabwa ijya kugera kuri konte zabo havuye OTPR? Noneho umuntu wagize gutya ngo rizevekire bakamuha ibihembo biruta ya salere, wawe ni nakwengo miliyoni y'idolari. Ntaduyeho sha muri revenue sha. Undi nzi no bahaye ituro rya miliyoni 300. Kandi yaburiye ko ntabizi. Bambizi. Ntacyo bitwaye ariko. Ako pote ituro rya miliyoni 300 nawe urimo kutubeshya. Ndowe ndabizi miliyoni 300. Ntago nabigeze mukubwira kwako ne sinigeze mbikubwira. Ndamuzi. Ibyo ntazi mba ntabizi, ibyo nzi nkavuga ndabizi. Noneho rero niyo mpamvu ikindi uvuze ngo abakozi Imana ntidutange TVA, wavuze ko ducuruza impano. Oya. Ariko ibintu by'abakozi b'Imana ukuntu bisa n'ibikoze nimba ibintu wabyise ibihembo bitangwa nande? N'umukoresha. Nuko abakozi b'Imana umeze nkaho ufite abakore. Okay, ufite umukoresha umwe witwa Imana, ariko ibihembo byo bituruka mu maboko y'abakoresha 1000. Sibyo se? Yego. Hari abantu bafite impano yo kwakira uduturo 2 cyatano 2, umukozi w'Imana waransengeye akira cyatano, akira 3, akira 5. Ntacyo. Ubwo nabakozi nabakoresha bawe. Okay, muri sense ya salaire nabakoresha bawe. Ariko muri sense spirituel umukoresha ni Imana. Niho hantu rero abantu bisa nawe bibacangira. Ari naho bamwe bajya batubwira ngo kuki mutwaka ituro mwagiye mureka Imana ibakoresha ikanabahemba. None hari ukuntu abantu rero batari abanyakuri. Iyo bigeze kuvuga ngo umukoresha ahita avuga ngo ni Imana kuko biri kumwavantaja, kugira ngo utaza kumubwira ngo iriya fomu nashyize inyuma nise nkaho ari amasezerano y'umukoresha n'umukozi, aba ati ntago iriya fomu yandeba. Umuntu dusengera ntago aba ari kunkoresha. Nubwo atagukoresha ariko ibuka yuko
ibyo Bibiliya yise wages ubihabwa nawe. Imana ni umukozi w'umuhanga nyine ku buryo niyo mukoresha ariko ibihembo tubihabwa n'iki? ko naho mwasengeye nyine ubwo ni abakristo. So aho ngaho rero niho bisa naho bigorera abantu kubyumva, ariko none uretse kwigiza nkana hari kimwe cyumvikana. Nk'urugero muri Mutabazi hano kera, ariko kera bayobozi beza ni kera, sinzi nimba muri kubyumva, byari kera si vuba ahangaha, byari kera cyane. No muri ibaruwa nabyanditsemo nti nzi umukozi w'Imana wakiye ituro rya miliyoni y'idolari, ariko byari kera amaturo akiboneka, n'ubungubu twarayabuze. Rega njye nandika ukuri kwinshi n'ibaruwa zageza zirimo ukuri kwinshi, byari kera tukiyabona, ubungubu yarabuze. Ariko nubwo yabuze, reka turebe icyo tushobora guhurizaho na leta, kandi twese nta gihombo twatubifitemo, n'inyungu ndaza kubabwira abakozi b'Imana tubifitemo mu gihe umushinga waba wemejwe. Byari kera rero. Nanjye rero bikiri kera amaturo akiboneka, nigeze ukwezi kumwe kubona amaturo ya miliyoni 4. Ntago yaje ngo ajye kuri konti y'urusengero, yaje kuri konti yanjye njyewe. Hari undi munyarwanda uzi winjiza miliyoni 4 atasoze? None wabonye ko biri ibyita ibihembo by'umukozi. Hari undi muntu uzi ugira salary ya miliyoni 4 utayisorera? Nese ko turi abakozi b'Imana, nese twe tugomba kuba abanyakuri? Nese ubundi bikozwe aricyo bitwaye? Urugero, ku kwezi uzadekararaneya nimba nta turo wabonye. Nukurara umukozi w'Imana umara ukwezi akakurangiza nta turo abonye, none se wamurenganya? Ubwo azajya yita dekararaneya. Oya bazamuregisteringa ukuntu bazamuregisteringa agire n'ukuntu bikorwa. Abakozi batanga teperi bose bafite tin number, I guess siko kuri, cyangwa se bayitangira kuri tin kuri account y'ikigo cyabo, bazagira umurongo babihaye. Niyo mpamvu rega nandikiye RGB na Rwanda Revenue Authority kugira ngo babihurireho, babihe umurongo, ko ntabwo ibyo byabura umurongo byahabwa. Ariko njyewe hari proposal iri muri projet, umukozi w'Imana wese usengera abantu bakamuha ituro agomba kuregisteringa, RGB kamuregisteringa, sibyo se? Byarangiza uri gunjanye muri form gatoya, muri form gatoya hari, reka tuye muri form nibwo urabyumva neza. Form ariyo navuze ngo ikoze nk'amasezerano y'umukozi n'umukoresha, nubwo ari umukoresha wako kanya gusa, nkuko n'umotari buri motari ntagira abakoresha benshi. Mu kiro wese ugiye kwicara bari umukoresha, abari boss. Rero n'abakozi b'Imana bagira aba boss nk'aba motari. Umuntu wese kugeza imbere ngo dusenge, Imana ibaye mubitsemo ibihembo byawe, nubwo ari Imana yo mu ijuru ariyo mukoresha. Form itangira igaragaza ngo izina ry'umuhanuzi, ubwo naba ari umupfumu nawe abwo azahita yandika izina rye. Twagiye ntungore cyane. Hano nanditse imbuto, ni rya jambo Yesu yavuze ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Hano bazajya bashyiraho rating itangwa na RGB y'uburyo ibintu usengera bisohora. Mwidukinisha ibintu byo kutubekebeka ntabwo nge bishaka. Urugero, nimba arasengeye abantu 100 bose babwira ngo murabyara, ntibabyare. Uretse no kuba ayo maturo uzayabasubiza, ariko bazakuretinga ko imbuto zawe ari 3%. Mwani magambo abantu 100 wasengeye 3 nibo bonyine byasohoye, kandi iyo rating ugomba kuyandika kuri form. Ubwo n'umuntu uje mu musengere nyine akabaza aho uhagaze kaho da, ako murumva ibyo bintu bitarimo amashuri. Tandajya mu mbuto gatwa ngo gukiranuka, ngo kutabeshya, zira mbuto nagariso ya sorgoma yise muzabamenyera ku mbuto zabo. Nuko byasohoye cyangwa bitasohoye, akuza abashumba n'ababishop bazajya mu ijuru kandi barya abana. Toreke ibyo bintu gere mukabimbaze ba Samusoni ijuru muzari basangamo. Mu Bible ntago banditse mu ntwari zo kwizera. Samusoni ntiyanditsemo, Dawidi ntiyanditsemo, ntago bari abana se. Mujye mumva gusa uzabyivundika amazi ko ngo azarijyamo, arije mbere yuko usibwa mu gitabo cy'ubugingo. Harya ni ariko ibigo byose bigira RIB arigeza ko izajya kubikubaza. Ngakana ka 17 sinabibonye se ku mukozi w'Imana ejo bundi biherutse kusohoka. Ubwo rero hano wa 15 ibyo bintu nabyo babigendemo neza. Imbuto nyine nabyo bazajya buzuzamo rating, kandi
buri mwaka rating zizajya zisohoka. Umushinga wa nyine ukoze buri mwaka hazajya hasohoka rating z'uburyo uwo muhanuzi wa registarinze, donc abantu baripotinga ko ibintu ababwira bisohora bijyanga ku mbuto. Ahangaha hasi handitseho akarere, umurenge uyu mukozi w'Imana abarizwamo, ID nimero azishyireho, telefone ze azishyireho, izina ry'usengerwa ashyireho, idini asengeramo ashyireho, akarere umurenge abarizwamo ubusengerwa ashyireho, ID ye nayo ayishyireho, phone number nazo azishyireho. Yego wahageze? Nahageze. Wakomeje igisengerwa. Ubwo hano wenda ushobora kwandikamo ngo kanseri, kwirukana ihembe. Amaye. None se ko mubonamo amafaranga, reka ikibazo ni kimwe. Umuntu ari kuvuga ngo yamaye nka kubyandika kandi biri kubirira ituro bumva nta kibazo. Wena rero byandike ntacyo bitwaye. Kwirukana ihembe. Kwirukana ihembe. Ni iki kizemeza ko uyu muntu afite ihembe? Noneho hano hirya twandikaho ngo ikizemeza ko arwaye icyo ng'ikintu nyine ugiye kumusengera. Ni muganga se zemeza ko uyu muntu afite amahembe. Urugero n'uburi kumusengera kanseri azashyiraho uzashyira cyangwa cya muganga uzavuga ngo hospital. Naho amahembe ibitaro nibyo byemeza yuko arwaye iyo kanseri. Yose hari n'impapuro zo kwa muganga aho birumvikana. Naho nk'amahembe kutabyara uzandikaho ibitaro nibyo byemeje ko atabyara. Naho se wowe umuntu amaze imyaka 2 mu rugo atabyara, nta bitaro yagiye kwipimishaho, uyisura uduka ngo ugiye gusengera ubyara, ubundi ndakuye ko atabyara. Nabanza agiye kwa muganga. Nabanza agiye kwa muganga kandi nicyo bitwaye. Ushobora no kwandikaho ngo kwa muganga mukandikaho ko musengera kubyara, atari ko kwa muganga bamubwiye ko atabyara, ariko nyine amaze imyaka 2 ndidafata. Hari icyo bitwaye se? Hasi wandikaho ngo ikizemeza ko yakize. Urugero, ariko ikintu cyose cyemezwa na muganga yuko umuntu akirwaye kigomba no kwemezwa na muganga yuko yagikize. Ariko hari icyo utansobanuriye. Ariyo mpamvu nigeze gusengera umukobwa urwaye amaso hari i Nyanza. Ndamubwira ni mu izina rya Yesu ndategetse akanyura akize. Uwo mukobwa nimba hari n'ahantu ari kunyumva sinibuka izina ryawe, kiriya gihe nari ndi kukwikiza ntago yari mbwiye kukize. Nashaka mvira uruhande nanisonzeye akaza kunsengera uruhande asakuza cyane turi mu butayu kugira ngo amvire uruhande namubwira ni izina rya Yesu ugenda urakize. Ageze muri metero 30 aragaruka yirukanka ati mukozi w'imati ndakize. Hagariko mwagiye muri kaguteka imitwe. Kurumva umuhanuzi ushonje abavuga ni 8 na 1. Mwagiye muri kaguteka imitwe. Urakize suve kwa muganga kwipimisha amaso. Yararwaye amaso. Arambwira ati ndi kubyumva. Ati kuko amaso yanjye yanijyaga. Donc yagiraga amaso yagira saa 12 bwa buhumane butangiye kuza. Amaso akamurya n'amarira akamanuka. Rero ubwo namubonye amarira amanuka, ndamubwira nise kuri ku musozi w'Imana waretse twasenga. Ariko nagira ngo anamvi ruhande agende kuko akize nyine. Sigare nibwirira Imana ibyanjye. Nuko Imana rero ni Imana nziza irabikora. Kandi sinjye nyine na Bishop Benson Dawoza yasengeye umuntu amuganga arakize adafite eyeballs. Uri kubibona? Donc umuntu yaravutse adafite amaso adacukuye. Bifatanye neza gutya nko kugahanga. Araza mu giterane kirimo Archbishop Benson Dawoza ngo namusengera kire. Ndategetse mu izina rya Yesu urakize. Benson Dawoza aravuga ati ariko ibyo ntago byakira. Aravuga ati ahubwo reka nivire ku ruhimbi ngende. Wa wundi aza gutanga ubuhamya yuko akize. Imana rimwe na rimwe igikora ibintu birenze no kwizera ko umukozi w'Imana uri gusenga. Kuko ari Imana nyamana. Hallelujah. Rero ikizemeza ko akize mu cyandikeho igihe azakirira. Amezi 3 uvivure, bitarenze amezi 6 uvivure. Hasi turaza kubisoma. Ikintu cyose uri gusengera nimbuzi ko kizamara umwaka kitarakira, wirya ituro ry'abandi. Kuko muri uyu mushinga ni wemezwa umwaka nurangira kitarakira, yemerewe kuzaza kukwaka ituro rye. Zaza guteza ingaro. Rwose officially rwose nta bintu byo kuvuga ngo murajya kure. Hano ndandika ngo ituro ryatanzwe. Wandikeho umubare waryo. Izi fomu rero nizo uzajya kudekarara nyuma y'ukwezi. Ukazishandika nimba ari 5 nimba ari 10 nimba ari 20 nimba ari 100 simbizi. Ituro ryatanzwe uryandikaho umubare. Nabasigiyeho umwanya muremure kurya na miliyari wayandikaho. Ariko evo ahantu miliyari ntiwayandikaho ikajyaho. Yajyamo rwose. Yajyaho. Nimba ari n'igihumbi byandikaho kari igihumbi. Ndakomeza nandika ngo icyashingiweho. Hano uzashyira icyanditswe. Washingiye kuki ujya kumurikira iryo turo? Cyangwa ujya kumubwira ngo atange iryo turo? Ese hano uzandika yibwirije cyangwa ari musabye.
aha ariko n'uwari musabye zamubwira aha uriko cyagenda nabwiye umuntu ngami turu rya miliyoni 100 akakurema nari kwandikaho kubara ibice 31 simple as that kabiri ariko nawe yanza atayigurisha miliyari 5 akagaruka nka yamusubiza akaguteza ingabo we akagaruka miliyoni 100 akazitwara nta kibazo kiba gihari ibintu byacu tubikore gisirimu uko nose iyo urebye ubona batadufunga kinyamubiri magambo make nimba ituro bari gufungira kinyamubiri ibintu by'ituro nabyo mubizanemo paritiri iri giscientifique otherwise kubafunga bwo bazabafunga ibi bintu nibikorwa neza bizatuma abakozi b'Imana bafungwa barekera gusa umukozi w'Imana wese uzaba utararegistarinze akarya n'ituro niyo bizaba ari 500 niyo yarirya bikanakoreka we bazamufunga uzamubwirwa n'ikiza aho bazabimenyera nk'urugero umuntu aje kubiripotinga ngo kanamuhaye ibihumbi 10 nka nsengere ngo sinanakira bajya no kureba muri database bagasanga utarimo utaradekaraye we bazahita bafunga inzerereze bazahita bafunga inzerereze hasi wandika ushyireho attestation de non créance iyi attestation ni iherero iyi attestation de non créance uzajya uyihabwa na Rwanda Revenue uzajya uyihabwa gute biravuze ngo hari ikintu bita PAYE paye nkuko bakandika paye cyangwa se paye mu kinyarwanda ni ikintu muri Rwanda Revenue bita pay as you earn pay PA as you earn pay as you earn nubango nyine uko ituro rije ugomba guhita uridekarara ugahita unaritangira umusoro nyine iriya ntuza nshobora no kuzabakorera application ku buryo uhita ushyiramo ukimara gushyiramo ugacamo aho ngaho bigahita byibara uhita ukanda ahantu hamomo bihita byinjiramo ahita ava kuri telefone yawe ushyiraho umubare w'ibirabanga bihita birangira noneho umuntu uje ngo umusengere niba uzajya verify ibyo bintu nimba uje ngo umusengere turi kuzuye ifomu ugomba kumbaza nimba umuntu mperutse gusengera wa nyuma naradekaraye kandi narakiriyarinze waba utigeze wimbaza ndi kugusengera icyo gihe bikavuga ngo nawe nugira ikibazo ntuzajya kuri RIB kuko itazagufasha cyajya uzabivuga ngo bansubize ituro ryanjye and everything umuntu azaza baba yagiye kubanza kumenya ko wasoze kandi azi ko wamusengera bigacya icyo ndi kuvuga ubwo nawe nabona nta no créance ushaka gushyira muri form zamuha kuzagira form usigarana niyo umuhereza erega ibi bintu birimo n'ikibazo nese umuntu ajya kurega ngo umuntu ngo yamuhaye ituro rya miliyoni 10 niritagira agafagitire aho yaritangiye nta wari uhicaye urumva atari n'ikibazo mbwira nimba utubona harimo icyo hano ibintu nyine bidafitana biri recorded bijya kuregerwa noneho ngewe nk'urugero ibi ngibi umwe ngo mbijyane mu kindi gihugu nka Kenya byagorana kuko ibi ngibi biri applicable ku Rwanda kuko nirwo rufata ituro rukarigira icyaha mu buryo bw'amategeko mu bindi bihugu ntago babikora ntago muri ibyo bihugu ntago byaba valable ituro barigize icyaha nge Apotre ntago tuzahumvikana ntago ituro ryabaye icyaha ahubwo ikibazo cyabaye utekereza ngo ibintu bitanye isano n'ituro iyo byiswe icyaha ni hano honyine biba niyo mpamvu ibi ngibi biri well applicable hano kuko uyu muntu uje mu musengere nimba nawe azika akeneye kuzajya kubiregesha nimba ariko ndabyita nawe akeneye gukora iyi form akayuzuza ikindi se ubundi tuzujuje bitwaye iki ubundi se kubera icyo amaturo ahabwa abakozi b'Imana personally nyenda avuga amaturo aza direct agahita ajya mu mufuka wanjye ntabwo mvuze aca kuri konti y'itorero ubundi kuki numva nshaka kuyatwara Rwanda Revenue nta kikuyeho ubundi kubera iki why nimba n'umupasiteri wa DPR nyine umushahara umugera wavuye OTPR kubera iki ngewe w'umuhanuzi ukorera ku gicaniro nakorera wanjye mu rugo aho igicaniro cyawe kiri niwo hazi aho abantu muhurira kugira ngo basengere niwo yewe no kuri telefone haba igicaniro da ariko se kuki abo bantu bayi ba YouTubers ko kimwebwe amafaranga bageraho yarangiye kuvaho ay'umunyamerika ntago barebye ngo ubwo mwe muri kuri platforms ngo ntago mufite iduka rifunguye donc by logic ntago byumvikana nta bihembo bitagira reka nkomeze nageze ndandika mu ibaruwa Paulo yaravuze ngo nta muntu uhambira umunwa w'inkonyora amasaka ngo kandi nta ngo umukozi wese akwira ibihembo ariko nshatse aho nashyira akitso ntimunshinje ngo Bibiliya nongeye ngo ntukongere ngo cyawugabanye nkanavuga ngo nta muntu uhabwa ibihembo mu Rwanda udatanga umusoro kuri ibyo bihembo
Paul yaravuze ngo umukozi wese akwira ibihembo, ariko nanone twanakibuka yuko umukozi wo kuba mu rusengero Paul aravuga ngo akwiye ibihembo, kandi salary barazifite rwose. Insengero zitagira salary namwe mugira uko mubigenza. Ariko se niba umukozi wese akwira ibihembo, ntituzi ko mu Rwanda ibihembo byose bitangirwa umusoro? Simple as that. As simple as that. Ikitasoreshwa na amaturo yo mu rusengero, icya 10 n'amaturo na mutima ukunzo biriya byose uzi by'ibyibo, ibyo byose ibyo ndi kuvuga hatagira baza kubyitiranya. Hariya rero icyashingiyeho no gushyira mu murongo wa Bibiliya. Abakozi b'Imana mudasoma biriya cyane, muzaye mushyiraho Abakorino ba mbere ibice 9 kujya ku 17 kujya ku 17. Tugomba kubabamo iby'umwuka tukabasaramo iby'umubiri. Ababwiriza ubutumwa bwiza bose batungwe nabwo, icyo ushingiraho mu buryo butandukanye. Nk'urugero, umuntu nigeze kujya gusengera, yaragiye kwa TB Joshua hariya Lagos, agatanga $3,000 akaza adakize. Najya kumusengera amubwira ngo atange ituro $3,000, agakanura amaso, yongera kwandika icyo nashingiyeho, nshatse nari kwandikaho n'icyo ngicyo. Nuko wagiye kwa TB Joshua bitatu bigashyana utanakize, kandi ngiye nkaba mbona uri bukire. Mu ijambo rimwe ryoroshye, biroroshye, nago bikomeye. Nuko ibintu abantu ibyishimo bikomeza, nago bikomeye. So attestation no créance nayigusobanuriye. Hano hari akandi kantu gakomeye cyane, gakomeye cyane. Batanu mperutse gusengera byagenze gute? So ndakoze Imana mutubwira ngo mwasengera n'abantu baratuburira, namwe sinzi ibintu byanyu. Wabanje ugashaka ubuhamya n'iperereza, abantu batanu herutse gusengera byagenze bite? Wasanga bose bitaraciyemo, nyine ukamenya ko nawe urahomaho. Ariko nawe bitari bukunde. Hari akantu kavuga ngo umwe yarakize mfite gihamya. Uvivure kanditseho ngo umwe yarakize mfite gihamya. Babiri barakize mfite gihamya. Uvivure kakaba babiri barakize mfite gihamya. Batanu heruka gusengera. Batatu barakize mfite gihamya. Nako kavivure. Ubwo nubwo ndi kuba barakize, ariko wahanuriye byarasohoye, nyine nuko nakoresheje ino mvugo, namwe murabyumva. Aho wasengeye iduka risigaye rihomba, risigaye ryunguka, nibyo ndi kuvuga ngo byarakize. Gukira ntubibare mu ndwara gusa. Nkangaha bavuga ngo igisengerwa, nimba umuntu afite iduka ririmo inyatsi, azandikaho ngo inyatsi mu iduka. Icyemeza ko arwaye, ushyiraho nyine konabilite y'iduka. Konabilite y'iduka kwemeza yuko ufite inyatsi. Then ikizemeza yuko byakize, nyine nuko uzaba uri kunguka. Simple as that. Yego. Mukobwa batagitereta, gisengerwa gikundiro, cyemeza yuko urwaye ntawe ujya ntereta. Kizemeza ko wakize, urunza abasigaye mfite abantu benshi bantereta. Oya, ahubwo nuko warongo bagushyize mu rugo ko abanyabamutereta. Hano tuvuga umukobwa ufite icyangiro, ntabwo mvuze umukobwa wo gushaka. Tugendanemo neza gake gake. Hari umuntu uza ko ati nukuri nta n'umuntu ntereta mfite imyaka 35. Nose ubundi yabashaka ko bamutereta ngo bigende bite? Ngo wajye bamutaka bamureba nk'amawuwa se? Oya, naho nari nshatse kuvuga ngo burya ibintu bya deliverance tugomba kubona impinduka. Deliverance si prophecy. Ntago ugomba kuza uvuga ibintu byinshi ngo ndi kubona ngo barakuzingira. Wijajwa nimba uje muri deliverance, kubita iyo daimon uyikureho. Kabiri abone resulta. Deliverance ntago ari guhanura. Mbonye iki, mbonye barakuzinze, mbonye barafatwaye umwami ndawe imbere. Iyo ni prophecy. Deliverance ureba ikibazo aho kiri, ukagikurayo, umuntu agatangira kubona impinduka. Twagiye. Batatu barakize mfite gihamya. Hano hasi hari ahantu uzandika ngo ubuhamya bw'uko mwahuye. Umukozi w'Imana mwahuye gute? Uzandika hano ngo yenda hari umuntu wamumbwiye, namubonye kuri YouTube, hari umuntu wamundangiye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Sawa. Hasi wandike ngo icyo umuhanuzi yizeza usengerwa n'icyo ahishuriwe. Hano ariho biza guhindukira icyaha muri RIB. Wabwiye umuntu uti biri nango sima, ati wi arizomeni zebrere zopaine tawa, uti mbonye ubyara, ubwo amaze imyaka 10 atabyara, mbonye ubyara. Sawa, byandike hano. Ituro twabyanditse, igisengero twabyanditse, ituro wenda ni mu 300, ni miliyoni 10, nkabira biri mu rukiko ni miliyoni 10. Hano hasi andika ngo umwijeje iki, uhishuriwe iki. Kibazo byandika. Sawa.
nitujya kubishyira mu rukiko nyine ubwo tuzamenya nawe nicyo dushingiraho. Reka biriya bintu bagira ibyaha nuvuga ngo ibintu wamwijeje ntibyanditswe ntibyari kodinzwe ubundi se ruriya rubanza baruca gute? Urumva bitari complicated, bisaba kugira ngo mwibazwa ryawe barebe wenda aho yaguhaye yaguhereye transfer yaguhaye none mwibaza ukonfirime yego. Ariko bino byagenda bigira ibyo bikemura. Hasi rero ndandika ngo nk'umuhanuzi ndemeza ko ituro mperuka kwakira naritangiye umusoro wa TPR kandi neretse gihamya umuvandimwe ngiye gusengera. Mbaye ntamweretse gihamya agashyira umukono kuri iyi nyandiko abizi neza ko bimwambura uburenganzira bwo kuziyambaza ubutabera ashingiye kuri iyi nyandiko. Igihe namwijeje ko icyo twasengeye kizaba cyakemutse n'ikirenga atarakize kuko Imana irakiza ntiyoroshya. Kwa muganga niwe umuntu abwira uri kwivuza se ngo ndikoroherwe. Imana ntago tworoherwa, urakira cyangwa ugapfa. Imana ntago yoroshya, irakiza. Okay, yemerewe gusaba gusubizwa ituro yampaye bitarenze iminsi 30 abisabye nta mananiza. Nk'umuhanuzi sinemerewe kwivanga muri politike mpanurira ibyago amakuba n'intambara igihugu, byaba mu mwiherero cyangwa mu ruhame. Hasi bikorewe Igasogi kuri Novarandi tariki 28 z'ukwa 10 2024. Amazina n'umukono by'umuhanuzi ubwo ni n'umupfumu nawe nuko nguko azashyira amazina sinye, amazina n'umukono by'usengerwa cyangwa upfumurirwa, mbaze gupfumurwa hariya gupfumuza sinzi uko babyita, nawe ashyira amazina nawe asinye ubundi ibintu bigende neza. Aha apostle ako niko kazi. Ariko inyigo yuzuyeyo ni page zigera mu 100. Ariko ubundi ako niko kazi nzishyurizaho miliyoni 100 kandi banyarwanda kazi nukuri pe ntago ari menshi nabaciye. Igiciro nk'icy'umuneke cyane yuko ayangaza ahita yinjira. Kayanja aza kubwiriza mu Rwanda kuri stade bashyiraho igiturisho bayashyiramo Rwanda Revenue itegera umwango abayabara begeranye n'aba Rwanda Revenue bita bigenzwa neza. Reka tugaruka ngamurenda muri tutubazo dukemere yuko dusoza. Ikintu cya mbere ndi kwibaza kuki wafashe abapasiteri ukabahuza n'abapfumu. Nonge ndi kuvuga kuko hano ndi gukorera consultance leta ntabwo ndi gukorera consultance dini. Kandi leta muri RGB cyane ni bavuze ngo idini itari ya gakondo izasabwa ibikorwa. Nubango rero RGB inagenga amadini ya gakondo kandi abapfumuza n'abapfumura n'abapfumu bari classe mu idini ya gakondo, imyizerere gakondo. Asogize ngo sinandi mu mwuka muri leta nyine bo ntago bareba ngo uyu yagira gutya cyagira gutya byose byitwa uko. Ntago bazi gutandukanya umwuka w'Imana n'umwuka wundi. Wowe cyupfa nuko pastor asora ariko n'umupfumu agasora. None se wagize ngo ubundi reka nkubaze ubundi kuki nyine bitagira ahubwo byaba ari ikibazo. Reba nk'urugero bafashe abaprofete bakabatwara nk'abavuzi bo gakondo nibo byaba ari ikibazo nyine tukicomeka kandi wabahujemo nawe. Oya ikibazo ni ukwicomeka kuri bari kubi munsi nibo batwicometseho umuzima rira kumunyagasani. Njye ubundi gutangura no kujya tutabicomekaho uko bagenza abavuzi ba gakondo aribo nako bagenza abapastor. Ariko uko bagenza abapastor ariko nwango ari twebwe ibintu byandikiweho n'inyito zikaturuka iwacu noneho bakaza bicomeka ku nyito z'iwacu. Ibyo bintu bisiza amavuta. Ku rundi ruhande sinakifuje yuko kuko nk'urugero reka nkwereke nk'urugero ntago nifuza kubona bavuga nk'umupasiteri ngo yari ituro ngo ntibyakoreka ntarabona umupfumu bavuga ngo nawe ngo yariye ngo harya babyita insinzi babyita imbuto sinzi uko bo babyita iwabo. Ariko byose bigomba gukorwa kuko hano turi kureba igihugu. None si by'umupfumu twabyita iki nabyo ubwo ni ibihembo by'umupfumu reka nabyo tubyita ibyo ya byandi byose uko babyita simbizi. So hano rero inzego za leta zo ntago zishobora kujya gutandukanya si byose ntago zajya gutandukanya ibintu ahubwo zareba ngo nimba hari ibintu byo mu buryo bw'imyizerere n'imyuka abantu bajya bahuriramo kandi umwe akavuga ngo aratanga amafaranga yahereza undi. Ni gute leta ayo mafaranga atangwa yajya ibonaho
as simple as that. none se reka twibaze iki kintu ubundi wowe iyi baruwa usa nkaho wayanditse werekana ko abakozi b'Imana ubundi bakwiye guca umuntu bagiye gusengera ituro. Ntabwo aribyo nagaragaje. Nicyo bigaragaza kuko bazajya basinyana inyandiko kandi inyandiko kuri Rwanda Revenue bavuga ko 0% ya TPR ibarwa ku mushahara ungana gute kuva kuri 0 kujya ku 30. Ubwo n'umushahara wa 0 waho no kudatanga ituro nabyo ubwo biterwa nuko wizera kuko rega hano nakukweretse ko inzego za leta ntago zigena ibyo wizera ni wowe ubihitamo. Ariko ibyo bintu mwizera byabyaye ibihembo n'umuhembyi n'uhembwa none uyu munsi Revenue igomba kwegera nwango ntago inzego za leta zo zagennye yuko ADPR igira abapastor ariko aho mwabagiriye mukanabagendera ibihembo irazi kahita ivuga ati dukeneye TPR. Nta munyarwanda uhembwa ugira umukoresha umuhemba ngo yajyane mu iposha yajyane mu rugo birangiriraho arabanza abakozi b'Imana bo hanze ariko bo yewe we profeta w'umunyamerika agera i Kigali ahanure 50% 50% ntabwo agomba kuyarengana uwo muryango. Ese kuki wowe washyize kuri 50%? Nuko ari umunyamahanga. As simple as that. Oya aze mu Rwanda bamwituro rya miliyari 2 nta kibazo ariko ntago ararirengana Kanombe atwara imwe indi sigare aratwara miliyari 1 miliyari indi ijya muri Rwanda Revenue. Reka twibaze iki ngiki bivuga ko buri muntu wese ugiye kujya ajya gusaba ko bamusengera n'urusengero rw'urunyamahanga. Urusengero rw'urunyamahanga ruraje rukoresha igiterane hano kwatsa amaturo ntumbaze wenda reka mfate nk'urugero urahita wumva uruka Apotre Miliyoni ajya gukora igiterane i Burundi bakabyinira nyine bakamugira kwa kundi cyangwa ministre yaranditse ngushinzwe bikini bikera avuga ngo twamenya neza yuko kandi shanga ubwo ngo ni dine bari bukore buri wese agatanga 50. Yego dine ngo yaje kubaka amafaranga baramwangira ariko ibibuwa byatuguye mu matwi yuko bikizemo ko Apotre Miliyoni ngo ari cyahuriyeho ngo na yego itukomeze twikomereze bahita nyine bavuga bati ariko nibihuha ariko binyandiko bavuze cyase communication bakoze yamubuzaga niyo ngiyo. Ariko icyo nashaka kuramo niki nuko itorero hano bo family siko itorero rye ryitwa ryabasha kuva mu Rwanda ikajya mu kindi gihugu rigakoresha igiterane kandi bagatanga amaturo. Icyo gero itorero rizaza mu Rwanda rije gukoresha igiterane rikaba riri bwaka amaturo tuzaritegeka ngo aya maturo yahereza itorero rimwe ryo mu Rwanda cyangwa yagabanya andi matoro yo mu Rwanda yose kandi nibidakorwa gutyo mbere yo kuyatwara nawe turakwaka 50%, turakubara nk'umutumishi peke yake kuko aho registered si mu Rwanda nk'umuryango udarana inyungu si mu Rwanda ntago ari hano. Ariko azabanza kuriho na dépense yakoze nawe azabanza kuriho dépense yakoze none se uzi ko revenue bari ibintu koko nawe ubizi dépense ivanwamo erega na byandi yaturo twavuze mukozi w'Imana ugiye gusengera umuntu icyangugu ufashe imodoka yashyizemo amavuta ugeze icyangugu y'ibihumbi 100 rero turu aguhaye ituro rya 300 ntago uzajya kudekarara ngo uvuge ngo ndabara 300 uzabara 200 kuzabereka ko waguze sansa y'ijana ryagiye kuriyana kuri uzanavuga ko wariye mu nzira. Ibi byose Rwanda Revenue irabimenyereye ariko ubwo uzaba yashaka bakwiye kumusoriza uko ibagenza umuntu ushaka kuzajya avuga ko byashizemo tuzare umurongo tubiha ibyo wabimaye kubiha umurongo kuko ari ibintu nkoramo ntago byananira yuko tubanza tukemeranya yuko biri logical ko bikorwa. Kabiri ibi bintu biraneje ko ari ngiri kubivuga kananjye mujya nakire tu sindi mu bakira ituro rinini ariko nanjye ndi mu baryakira ryaba ari to rero nimba nzabarirwa mu 10%, nimba ari 20%, nimba ari 30%. Ikibazo rero cy'abantu badakizwa ngo bya bintu ngo bibaye mu bucuruzi ibaze ituro ryari risanzwe ritangwa ariko kuba hagiye kujya hatangwaho umusoro bibaye ikibazo. Kandi pastor gusengera muri ADPR aba yasoze ugusengera muri Anglikani donc salary yiba yasoze ariko uri kumva hari ukuntu abantu ubona ibintu byabo byose wagira ngo bashaka kurema polemique mu kintu cyose aho kiva kikagera. Our president was right.
perezida ibyo yavuze ngo bajye basoresha, kandi abyibuka bivugerega ntabwo yerekeza ku maturo yo mu rusengero, yari kuvuga ku bahanuzi ngo umuntu akakurindagiza shango kandi ngo warize ngo nta n'ikimenyetso aguhaye ngo nta n'ikimenyetso aguhaye. nsomera gutegeka kwa 2:13-14 kugera 15 bazi bazo bisoza. Gutegeka kwa 2 ndumva Imana 10 inyegereye cyane. Gutegeka kwa 2:13-14 kugera 15. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Nsome izina rya Yesu. Ariko nansengera aba profeti batandakarira. Nari kuza kukikubaza ubona bari Aro uhita yibuka nk'ituro rigeze yakira rya miliyoni 20 atavuga ati ubwo ibyo bintu uzanye kuko nibaza Reveni nizatera itiyo izayiteraho nyine. Yego. Wirinde gutambira ibitambo byawe byo koswa ahantu ubonye hose, ahubwo ahantu Uwiteka azatoranya ho. Gutegeka kwa 2:13-14 kugera 15. Nari nasomye 12 13 14 kugera 15. Kwa hantu hari habira ntago ari habi, ni muri Bibiliya. Hari ibigoryi byaturutse hagati muri mwe. Hari ibigoryi byaturutse hagati muri mwe bishukashuka. Aya magambo yavuga na Mose. Bishukashuka. Kandi Apotre Mutabazi yavuze ngo hari ibigoryi baba wa Apotre ukunda kuvuga nge ngize ni. Mose yaravuze ngo hari ibigoryi byaturutse hagati muri mwe. Byaturutse hagati muri mwe bishukashuka bo mu mudugudu wabo biti. Bishukashuka abantu bo mu mudugudu wabo bati tugende dukorera izindi mana mutigeze kumenya. Tugende dukorera izindi mana mutigeze kumenya. Uzabibaririze 15. Uzabibaririze ubishakishe ubigenzure. Nusanga ari iby'ukuri bidashidikanywaho yuko ikizira kingana gityo gikorerwa hagati muri mwe, ntuzabure kwicishaho muri uwo mudugudu inkota, urimburane rwose n'ibirimo byose, urimburishe amatungo yawo inkota. Rekeraho ngaho. Amen. Hari n'ahandi yavuze ngo umuntu nahangara kuvanga icyo ngicyo Uwiteka arakimishuriye ngo ntigisohore, ngo wazaba ahangaye kukihimbira uzamutera amabuye. Bityo rero ubwo mu ibaruwa nabyanditsemo mvuga ngo nanjye ndemeranya yuko tudakwiye gushyigikira yuko abantu asengera abantu 100 bose icyo yababwiye ko Imana imubwiye kidasohora kandi bamuha amaturo. Mu ruhande rumwe hari ibihugu bitabitwara gutyo, ariko nimba hano twahisemo kubitwara gutyo na Bibiliya irabyemera. Hano bizaturinda ikintu kimwe, ntago abantu bose wabwiye ngo birakoreka ntibikoreke bazagufunga, ariko aho biri ngombwa uzasubiza ituro ry'abandi. Ariko nanone muri handi twanditse nk'imbuto, nimba abantu 100 usengeye mu mwaka bose nta numwe byakoretse, nta numwe bazagushyirwa 0%. Ubwo bazagukura mu magambo makeya banagukure kuri banakwake ya accreditation. None se Apostle uyu munsi ari umuntu ushaka erega bazajya na card ni karita ku buryo umuntu aza nk'umusengere akakubaza nimba ufite iyo card. Ufite accreditation yo gusengera abantu. Ndetse nk'umuntu usanga atagisenga nyine ngo bikoreke kuki agubana iyo ntuza uko erega abantu bajyano bakabanga ko z'Imana ngo nimubona ko basigaye bavuga ngo muri abeskoro. Reba ko umuntu turi kuvugirwaho adafite accreditation nima. No one rated her or him. Imbuto ni 0%, ni 2%. Nwango hari percentage utemereye gukomeza guhabwa nyine iyo card utazigezaho. Ubwo bizajya bituma nawe control ibintu ubwira abantu, dore ko hari umuntu shaka kugira ngo kwimpressione mugere kuganurira imbonye nibi abonyemo kimwe cya bibiri ibindi agakabiriza agashyiraho n'ibindi. Ubwo mbonye actros reka mbwira kazatungwa n'indege, warabonye actros nyine wavuze actros karekeraho. Ariko kuko uzabuzi ko ukurakomeza kubyongera bigira byinshi bishobora kuzamanura nuza rating zawe. Ukajya munsi y'umurongo wabo bavuga ngo rero kuva ugeze munsi y'uyu murongo ntiwemerewe bakwaka accreditation. Uwo muntu udafite accreditation azaba yemerewe gusengera umuntu ariko atemerewe kumwaka ituro. Ijambo rimwe ryoroshye. Reka none urakoze cyane kugushora niho naringiye kuko nanone niba gute bazaretinga kugira ngo nyine baguye accreditation.
bazaretinyira ku byo wakoze nta turo Byasohoye. waka eh noneho babone bigeze kuri ya pourcentage baguhe ya accreditation nawe uhora urwara intambwe yo kugira ngo utayamburwa. reka nibarize iki kintu. Uyu munsi dufite abantu ashaka gusengera abantu ariko nta nitura yaka pe, kandi barahari benshi, hari ababyizera kandi gutya, bikanakora, hari ababyizera gutya, akagusengera bigakora. Uyu munsi umuntu aramutse bakabisengera bikanakora, RGB bakanabisengera bikanakora. Yego, uri kumbaza ikibazo kimeze nk'umuntu baza nguko none se ngiye ngo mbona Imana imumugisha kandi atanga icyacumi. Icyo kibazo kiri muri box imwe n'ikindi. Ntacyo reka mbanze mu myizerere nimba bigukorera turi monde croix asokila lounge, ubwo nyine bijyemo biragukorera. Yego, icyo nshaka kubaza ni iki ngiki. Niba uyu gusa nge d'après mon experience kuri office yanjye najyaga mbwira abantu ngo bareke tubasengere batatanze ituro cyangwa baritange bahitemo. Abahisemo ko tubasengera nta turo benshi ntago bigeze batanga ubuhamya ko byakoretse. Abagiye hari n'uwakoresha uburyo bubiri, aza bwa mbere tumusengera nta turo ntibyakoreka, agarutse atanze ituro nyuma y'icyumweru bibe byakoretse. Arambaza ngo ndavugana ariko nawe urabibona ngo cyangwa cyagiye ngo wansengeye gahoro nese cyagiye wabonye nta gusengeye ngo cyangwa ngo nyine ngo asengera ariko ngo utakomeje mu mutima. Ndabona no iyo Bibiliya ivuga ikintu ibikivuga. Icyo ntabwo ari cyo kibazo cyanjye. Wari kubaza ngo iki? Ikibazo cyanjye ni ngo basenga ngo nta turo batanze bigakoreka. Yego, akagusengera ubwo twanzuye ko umuntu atazajya kwiyandikisha muri RGB cyangwa muri RGB. Uwe ntibimureba ntago azabijyamo. Ariko aragusengera birakoretse. Kubera ko wishimye wenda wari ufite ikibazo cya kanseri kuzatanga amamiliyoni, uyu muntu aravuze ati ngewe reka nze ngushimire. Byagezemo hakizemo transaction y'amafaranga bise byinjiramo. Hakizemo transaction y'amafaranga bise bizamo. Uyu munsi ashobora kuvuga ati ngewe ntago ndi buguha amafaranga. Ahubwo ko nabonye ufite akabanza ndetse nkakubakiramo inzu. Ibyo ubaye umukozi w'Imana w'umunyakuri. Abakozi b'Imana sente tugomba kuba abanyakuri. Wakabaye ubwawe wijyana akavuga uti banyubaka inzu y'agaciro ka miliyoni 30. Ukagira ukuntu nyine bidekarara. Ibyo ngibyo bizahabwa umurongo wabyo, ntabwo ibyo ari cyo kibazo. By logic banza wumve ko nimba inzu y'umupasiteri muri ADPR yarayubatse amafaranga yagiye yakira yavuyeho TPR, wowe kuki ushaka iyawe nka profete ice hirya TPR? Naho ngaho hari atari mukuri. Kukerega nawe ibyo ni ibihembo uri kubona nk'ibyo umukozi wo muri ADPR ahabwa. Kandi twabonye ko abakozi bo muri ADPR ibihembo bibageraho byavuyeho TPR. Abo muri Anglikani ibihembo bibageraho byavuyeho TPR. Rega bari mu kazi kandi wowe ntiwari uri mu kazi. Wari uri mu ki? Wari uri mu ki? Mbarumbwira icyo wari urimo. Uri mu murimo w'Imana. Paul yavuze ngo iki? Ngo abakora imirimo yo mu rusengero bagabana ibyo mu rusengero, abakora imirimo yo ku gicaniro bakagabana ibyo ku gicaniro. Aha, tusoza. Urabona ibintu abapasiteri cyangwa se abahanuzi bari bubyakire bate? Urabona bari bubyishimire bubashimisha? None se bareke kwishima no kutishima, babanze bamenye ko nanjye n'igituro nkuko barirye. Wenda barya ryinshi kurenza ngewe ariko twese tubihuriyeho. Ariko ngewe ikura rukurinda kuvuga niyo kumfataho. Sibyo se? Iyo ukura rukuri ndakuvuga niyo kwaba kumfataho. Kuba rero bari bubyishimire babyishimire, kamabwira impamvu bari bubyishimire. Rega Yakobo yaravuze ngo nimwemere ko ari iby'ibyishimo rwose, nimugubwa gitumo nibibagerageza by'uburyo butari bumwe. Haleluya. Yesu nawe aravuga ngo niba bafunga muzajye mu Imana icyubahiro ngo ko nanjye babanje kunkubita imigeri. Ikamubwira impamvu yo kwishimira muri ibyo. Ibi bije nta mukozi w'Imana uri accredited wazongera gufungwa kiretse adakurikije ibirimo. Gusa byo niba umuntu uri accredited utara accredité urimo afate turo bazahita bafunga nk'ufunga inzerereze. Deje bazanamujyane muri transit uwo nguwo mu ngegera. Kabiri, niba babyemeje, ariko mvuze niba babyemeje. Kabiri, niba babona umuntu uri accredité arimo agerageza gukwepa ibi ngibi, iyo 30%, iyo 20%, iryo 10%, bazamufate nk'umuntu uranguza amamiliyari n'amamiliyari utarimo atanga fagitire ya IBM, nk'umuntu utera gatarina muri Rwanda Revenue. Bazamufate nk'umuntu urimo akora mu mufuka muri Mateus, byanga bikunda uwo bazamwegereze mageragere cyangwa se n'ibindi bihano bisanzwe baha abantu nk'abo ngabo. Nimba ari amande
ubwo bazayapurika kuri uwo nguwo. Yego. Nimba hari naho bigera ukajya mageragere ubwo nabyo bazabyapurika. Ariko ibi ngibi nk'umuntu wabirakarira ko twaganiye kumva yuko ndi kubishingira kuri logique yumvikana n'imirongo ya Bibiliya yumvikana. Hari side ya logique, hari side y'imirongo ya Bibiliya. Uwo muntu azaba birwanya cyese nimba ari kurwanya igihugu. None se abandi bantu bose ba mu Rwanda pe amafaranga bageraho ajya bageraho yavuye umusoro, ariko wakugeraho rwose aze ari net, wowe nturi dini. Erega abantu banze bumve ngo wowe uri gusengera umuntu akagwituro peke yako, donc riri transit ritajya mufuka wawe ryandika bisubita uko mu mufuka ryayindi uhita uca ku isoko kagura inyama. Wowe by'igihugu menya neza ko wowe by'igihugu ntago uri urusengero, nturi dini. Rero ayo mafaranga atigeze Rwanda Revenue ibonaho. Mwani magambo abaprofete tumaze imyaka myinshi twiba igihugu mu ijambo rimwe ryoroshye. N'ubwenda batari bakabihaye uwo murongo, ariko tubyemere karuko byagenze. Apotre urakoze cyane, reka duharire umwanya abari badukurikiye badushyira ibibazo muri comment, nzagaruka mbikubaza. Nkuko rimwe nemwe tujya turakara ngo leta niyereke kutubuza kurya ituro, ariko nanabivuze leta rwose tuzarya ituro n'ejo tuzarirya, ahubwo twe kurirya ducengana. Reka nye munyishyure miliyoni 100 iyi projet nyibahe yanditse neza. None iyi projet nge nzanabaherekeza tujye kwisobanurira aba batumisha. Ikibazo nuko tujye kubashaka bazihisha. No, tubona abayoboye amatorero bonyine ba bishop ba apotre bo uhura babona. Ariko uyu nguyu wandi umusengera muri gobyoro wo kugicanira aha atari kugicano cyanjye ari munzi wanje, ariko wa kugicaniro cyanjye ari muri dore ko bakunda kuba baba mu nzu za tarani za senkani bagira amezi 3 batishyuye. Ariko waba mu yatarani waba mu yasenkani ntago icyo ari cyo kibazo. Ni nkuko wenda umuntu acuruza ariko akabacururiza munsi y'igitanda, ngo nazabyerizo munsi y'igitanda nazo zirasora, cyase nazo Revenue yamenye ko ayicuruje wayisora. Nta muntu wabucuriza muri hoteli, wabucuriza ku gataro. Tuzi ko u Rwanda ari cyo gihugu cyubatse iryo zina. Nta muntu n'umwe utari registered igihe cyose afite icyo akora cyinjiza. Uretse abantu twabonye bitwa abapfumu n'abahanuzi, abantu bakorera imirimo yo kugicaniro, nibo bantu turi kubona ifaranga ribageraho rwose bakabika bakicecekera. Ryaba miliyoni 10 bakabika bakicecekera, tukabimenya byagiye mu rukiko. Ryaba miliyoni 300 nkubona kubwiye akabika kicecekera. Uretse ko niyo bivuga bari kumukuramo yo kotsa, waramaye iryo toro se buriya wabivuga. Nuwo wa miliyoni y'idolari ukabika ukicecekera. Abakozi b'Imana baturutse Uganda bakaza igiterane, mushyiremo bakabika bakagira gute, bagaca gatuna. Ariko uca gatuna gute? Kuba ugomba kurangiza igiterane akamodoka ka Rwanda Revenue karaho ngaho kati harimo umwagenti wa Rwanda Revenue ufite calculatrice ati igiterane kirarangiye, kandi wabonye ko rwose na polisi y'u Rwanda ririmo ibarindira umutekano neza ngo igiterane mu gikore. Ibi bintu tugomba kubireba neza, ariko nyine mu kubemerera gukora igiterane bazajya babiha uwo murongo. Donc mu gihe muri kwaka gukora igiterane, ibyo nabyo bizajya mubivugana n'inzego, muvuge muti amaturo azaboneka azahabwa itorero, bityo ntago azatangirwa 30% cyangwa se 50%, cyangwa se ayo tuzabona tuzayafashisha abakene tugene n'ubundi ntayo tujyanye. Ariko urumva reka mubaze Evo nawe nsubiza nubwo abanyamakuru mutajya mubazwa. Nk'umukozi w'Imana aje mu Rwanda agakora igiterane, ibitangaza bigakoreka, abapfu bakazuka, birema bigahaguruka, akabona miliyari 10. Urumva biri fair kwizo miliyari 10 azurirana Kanombe akagenda gutyo gusa? Urumva biri fair? Ugomba kuyasiga ndakubajije. Ben Hini aje i Kigali akoreshejwe ibitangaza bashyize ari ituro rya miliyari 10 z'amanyarwanda. Urumva biri fair kayurirana Kanombe? Kandi igihumbi gisigaye muri Revenue, urumva biri fair? Muri Revenue oya, miliyari 5 nawe mbere yuko akora igiterane azaba yarasinye abizi ko zitazabiza, ndetse abizi neza ko hari ituro riciye ku ruhande ntiribe kontabilize. Twanamufungira amageragere. Hadi Ben Hini twagufungira amageragere, ariko buriya ni hano nta mikino tugira, wakituro 50% ukayasiga,
cyangwa se wakumva udashaka kujya muri uwo murongo ukayahereza amatorero ukayabagabanya tubireba, cyangwa se itorero rimwe bitewe n'uko wabihisemo. Yego, reka dushimira Apotre Mutabazi. Ku muntu wifuza bya bitabo, nimero ye ni 0788 33 95 13. ibiganiro byacu by'akagaruka. Shalom shalom.